amen. Reka tubanze duhe Imana yacu icyubahiro. Yesu nashimwe. Reka dusome amagambo amwe ari hano mu gitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho ni igice cya mbere ku murongo wa 19. Haravuze ngo mwahageze. Paje ni 259 mu isezerano rya kera. Haravuze ngo bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo basora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka. Igihe gisoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli nk'uko yabisabye Imana. Mwakire ijambo ry'Imana. Banje kubasoza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Reka twese dusuzanye, buri wese asuze uwo yegereye. Mwifuriza amahoro y'Imana. Ariko Imana irabakunda nimuhumure. Yesu nashimwe. Mwese buri wese amubwira uti mwifurije amahoro y'Imana, kuko mu nzu y'Imana hatemba ibintu bibiri: imigisha n'amahoro. Nukuvuga ngo rero amahoro Imana itanga asumba aya abana b'abantu batanga, Imana yabahe mu izina rya Yesu. Imigisha nayo itameze nk'iy'abana b'abantu, ya itavanze mu amazi, Imana ibahe ituruka ku Uwiteka Imana. Amena. Dusomye amagambo hano aratubwiye mu gitabo cya Samweli cya mbere. Haravuze ngo bazinduka mu gitondo bajya gusenga. Barangije bajya imbere y'Imana. Ngo barangije basubira iwabo mu rugo. Amen. Haleluya. Abaje duha Imana yacu icyubahiro. Ngo baraza bajya imbere y'Imana. Natwe uyu munsi turi imbere y'Imana, turahera h'Imana. Amena. Turumvikana neza. Ntabwo turi mu bimina, ntabwo tumba koperative, ntabwo turi mu misango y'ubukwe, ahubwo twaje ahera h'Imana, twaje imbere y'Imana. Ngo barasenga, nta kindi cyatuzanye rero, twaje gusenga. Yesu nashimwe. Abafite izindi gahunda ntabwo turi kumwe, twebwe twaje gusenga. Amena. Abaje batembereye, twebwe twaje gusenga. Abaze bari wapoteza umwanya ngo bubuke, twebwe twaje gusenga. Abo ni turi kumwe. Amena. Turumvikana neza. Amena. Hari abantu baje batembere, baje kugira ngo amasabe yigera imbere ho gatoya. Muzamura icyubahiro cy'Imana. Zamura mama, zamura cyane. Ntibabura. Amena. Ariko abaje tuje gusenga, natwe duha Imana yacu icyubahiro. Amena. Kuko nta kindi cyatuzanye ni ugusenga, tuyiramya, tuyihimbaza, tuyizamurira icyubahiro, tuvuga amashimwe yayo, tuvuga gukora n'ukomera kwayo. Haleluya. Kugira ngo ayiri nayo yumvira anezerewe, kuko abo yitoranije kugira ngo bayimbaze bayiramye babikoze. Amena. Haleluya. Haleluya. Munezerwe imbere y'Imana bene data. None ngo bavuye gusenga, niyo magambo ushaka tuvuganaho. Ngo bavuye gusenga barataha. Ngo bamaze gutaha, ngo bageze mu rugo, ngo Elukana aryamana n'umugore witwa Hana. Yesu nashimwe. Aya ni amateka y'umudamu witwa Hana, yabayeho mu buzima bwo kubura umwana. Ariko akagira mukeba we witwaga Penina, wari warabyaye abana benshi barenga bangaye 7. Ariko noneho Penina agahora yishongora kuri Hana, kandi Penina ntabwo yari uwisezerano, nyiri kugira isezerano, nyiri umugore wari warasezeranye na Elukana yari Hana. Ariko kubera ko Imana yamufunze indibyara, Penina akajya mwirataho cyane, cyangwa se akamwitera hejuru cyane. Noneho haleluya. Reka tuzamure Imana y'icyubahiro. Yesu nashimwe. Hari igihe Penina yagiragaho, urumva umuntu ufite abana bagera kuri 7, agahera kwa mbere amagara. Yesu nashimwe.
we Chantal ati ngwino. Chantal akaza yirukanka ati ariko se nayo mpamagaye Sharire akaza yaza Sharire ngo ari kwibyana byabaye guto ngo nayo mpamagaye Chantal nane mpamagaye Clementine nawe akaza akagera kuri barindwi bose basubizayo ari kugira ngo bakore defile imbere ya Hana. Turumvikana ari kugira ngo nyuri imbere ya Hana umutima akarisha Hana umutima. Hana ageraho none ramwicaye mu mutima. Herukana abona yuko umugore we ababaye cyane arangije ngo aramwegera aramubwira ngo ariko umugore wanjye nkunda. Nukuri Herukana yakundaga Penina bambe Hana ariko yari yagize ikibazo cyo kugira ngo abyare. Nibyo Penina yakoreraga Hana Herukana arabibonaga ariko akabura icyo akora. Akamwegera none akamugata ariko umugore wanjye singukunda singugurira ibyo nguze mashe singu imigabane ibiri isumbi ya Penina ufite abana barindwi wowe nkayigwa wenyine ukayirya wenyine. Haleluya. Nawe bikaba inyuro. Ibaza umuntu urya nk'abantu barindwi. Urumve we yari uwo kurya gusa. Amena. Akavuga ati kandi sinzabireka nzaguma mbikora kugira ngo haleluya. Haleluya. Ariko ndagira mbabaza ubundi ibyo byo kurya Penina nabonaga inda yo kubirya bambe Hana ko ari ifite umubabaro. Umuntu ufite umubabaro ntarya. Umuntu ufite agahinda ntarya. Umuntu ufite haleluya ibibazo ntashobora kurya bitewe n'iki? Bitewe nuko ibibazano biri cyangwa intambara cyangwa ibigeragezo bifunga ibintu byose, bifunga uburyohe bw'ibintu, ibyishimo by'ibintu, ibintu byose byakunezezaga bigahagarara. Amena. Haleluya. Natwe hano hari abantu bameze nkuko tumeze bambe nka Hana uko yarameze. Simvuga kubera ko batabyaye ahubwo ndavuga kubera ibibazo. Amena. Ariko ngo none ngo bavuye gusenga haleluya ngo bageze mu rugo iwabo i Rama ngo hanyuma Herukana aryamana n'umugore witwaga Hana ngo arangije ngo amutwika inda ngo Imana iramwibuka nk'uko yari yarayimusezeranije. Haleluya. Ni ku ijambo rivuga kwibukwa. Amena. Hari ijambo rivuga ngo nk'uko yari yarabimusezeranije. Reka nkubwire inshuti y'Imana nubwo ibyo ubona bitarasohora byawe hari iby'Imana yakuvuze yagusezeranije wihangane ubirindire kuko kuza ko bizaza nubwo byatinda ntibizahera kuko byavuzwe n'Imana. Ijambo riratubwira ngo igihe gisohoye ngo Hana asama inda. Igihe gisohoye. Amen. Ariko mwabadamu ndashaka kubabaza ikibazo kimwe. Si abagabo muceceke abakobwa muceceke kuko ntibibareba. Amena. Ndibariza abadamu. Mwabadamu muhora musamba buri gihe. Muhora musamba buri gihe cyangwa habaye igihe cyo gusama. Haleluya. Ngo igihe rero cyo gusama kigeze Hana asama inda. Haleluya. Ukwezi ko gusama kugeze, itariki yo gusama igeze, umunsi wo gusama ugeze. Haleluya. Uwiteka afungura inda Hana nk'uko yarabimubwiye. Hana asama inda. Uwiteka yibuka Hana. Haleluya. Reka nkubwire inshuti y'Imana ibyo Imana yakuvuzeho nubwo utarabibona hategerejwe igihe gusa. Igihe nicyo gitegereje. Imana ishobora kuguha ibyo kurya. Amena. Ariko ibiguhaye n'uhita ubirya ahubwo ubanza kubiteka byashya ukabirya. Sibyo? Ntabwo uhita ubirya ubanza kubiteka ukabitunganya. Igihe cyo kubirya kigeze bihiye hanyuma ukabirya. Amena. Haleluya. Uwiteka yibuka Hana ngo arangije asama inda nk'uko yarayimusezeranije hanyuma ngo asama inda y'umwana w'umuhungu ngo arangije amwita Samweli. Haleluya. Ndashaka kuganira namwe. Yesu nashimwe cyane. Ndababwira turagana ku ijambo cyangwa message bwa kwibukwa. Uyu munsi Imana ikwibuke abana
bantu. Haleluya, haleluya. Hari abantu baba baribagiranye hano. Hari umuntu umaze kuduhamya, uriya mwana w'umukobwa aravuga ngo nari naribagiranye mu muryango, ariko tubasengeye ngo Imana itangaza ivuga ngo aba baributswe, ngo none yaributswe. Haleluya, haleluya. Hana yibutswe kubera ko ku kibazo cyo kuba nta mwana yagiraga, ntabwo ari umwana tuvuga gusa, ahubwo turavuga ku kikubabaje nawe, ku kikuteye intimba yo mu mutima, ku cyo umara iminsi ugira mu butayu, ujya mu buvumo, uhamagara Imana wibwira uti Imana nyibuka kandi undengere. Amena. Nyibuka kandi undengere, ucira inzira. Abisirayeli barasenze, Imana ibakura muri Egiputa, ngo yibuka. Aleluya. Ngo bagitaka, ngo yumva gutaka kwabo, yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngo yirebye Abisirayeli imenye uko bameze, ngo aravuga ngo ni ukuri, ngo manuwe no kugira ngo mbakure muri icyo gihugu kibi. Haleluya. Nawe uyu munsi Imana ikwibuke, nirangiza ikurebe, hanyuma ize kugukura aho hantu uri, aho abana b'abantu bagushyize. Yesu nashimwe. Reka abatanezerewe Imana yacu icyubahiro. Ni babiri turaza kubasengera mubone umunezero, sibyo? Turaza none se abantu bose baranezerewe? Ntabwo banezerewe, hari n'abariho bashukana batanezerewe. Ariko imbaraga z'Imana zamanutse kugira ngo ubuze umunezero abone umunezero, kugira ngo ubuze ubutabazi Imana imanura ubutabazi. Hari amagambo naze soma hano mu Kuva ibice bya 14 ku murongo wa 19 umanutse akavuga ngo uwo munsi ngo marayika wagendaga imbere ingabo z'Abisirayeli ngo arahava azijya inyuma, ngo na cya gicu cyabagendaga imbere nacyo kirava kibajya inyuma, ngo kijya hagati ingabo z'Abisirayeli n'iz'Abanyegiputa, ngo mu ruhande rumwe Abanyegiputa kibabera umwijima, ngo ariko Abisirayeli kibabera umucyo. Haleluya, haleluya. Hari ibintu Imana imanuye, abamarayika Imana imanuye ku buzima bwawe, bwo kugutandukanya n'ibyawe byarakugizeho uruhare, bwo kugutandukanya n'ibyawe byarakugizeho ibinyembaraga, bwo kugutandukanya n'ibyawe byarakugize uwabyo. Haleluya. Vuga uti uyu munsi ntabwo nyiri uwanyu, kuko Imana yeje marayika wo kudutandukanya. Mwabaye mutarikwa, mwagiye mufashwe. Amena. Haleluya. Hari imbaraga zagendaga ku buzima bwawe Uwiteka aje kugutandukanya nazo. Hari imbaraga z'abadayimoni zagendaga ku buzima bwawe, zari zarakuje kuvaho naho wagera, ziragustopa, zigiraho uruzitiro, ariko Imana yavuze ngo haleluya. Uyu munsi Imana ikoresha marayika. Amen. Haleluya. Hari abantu bari bafite ibintu byabo bomatanye nabyo, babana nabyo igihe cyose. Haleluya. Byanze kubarekura. Birashoboka ko ari uburwayi, birashoboka ko ari ubukene, birashoboka ko ari agahinda, birashoboka ko ari icyangiro, birashoboka ko ari ubushomeri, birashoboka ko ari ikindi kintu runaka nawe uyiziye. Haleluya. Ariko Imana iravuganye nawe ngo ikohereje marayika wo kujya hagati yawe nacyo. Amen. Wo kujya hagati yawe n'icyo cyari cyarakugize imbata, kugira ngo haleluya, haleluya, ngo kugira ngo cyo cya gicu kibere cya kindi umwijima, ariko igicu kikubera umucyo. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo hari abantu bari barabuze inzira yo gusohoka muri ibyo bintu. Uyu munsi Imana igucana itabaza ry'ibirenge byawe, iragusohoye mu izina, igusohoye aho hantu wari warabuze inzira, ariko marayika agufashe ukuboko, igicu cy'Uwiteka kirakumurikiye mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari abantu Imana yibutse ije gusohora aho hantu
abantu bari barabuze uko basohoka. Hari abantu Imana haleluya, amena, haleluya. Warasenze byaranze, waratakambye byaranze, wagize uko ushoboye kose byaranze, haleluya. Waranavuze ngo se Mana, haba hari ibyaha naba narihannye ngo nabyo mbyihane. Amen, amen, haleluya, haleluya. Wari warabuze igisobanuro cy'ibikubaho, amen. Ngo ariko bavuye gusenga, ngo batashye, haleluya. Nawe ugiye kuva ahangaha uhuzwe n'iby'umumaro, ugiye kuva ahangaha uhure n'ibisubizo, ugiye kuva ahangaha uhure n'ubutabazi, ugiye kuva ahangaha, haleluya. Amen, amen, haleluya. Ugiye kuva ahangaha uhure n'amateka mashya. Haleluya, haleluya. Nk'uko wanavuye gusenga ngo aryamana n'umugabo we Rukana, haleluya, ngo asama inda Imana iramwibuka. Abari baze hano yigenda gutya ari kamaneke batangira kumubona agenda gutya. Haleluya, amena. Batangira kubaza ngo hano byagenze bite, Uwiteka yaramwibutse. Batangira ngo ni ibiti byabaye kuri Hana, Uwiteka yakoze ibyo yarasezeraniye Hana. Uyu munsi nagiye gukora ibyagusezeraniye. Abantu bahindura amagambo. Amen, haleluya. Ukomeje vuga tugasoma ari ahantu ngo hanyuma ngo amaze kubyara Samweli, ngo umwana mwita Samweli, ngo hanyuma ngo igihe cyo gutanga amaturo y'amashimwe kigeze cy'umwaka, ngo Elukana abwira Hana ngo ngwino tujyane Shilo kongera gusenga. Haleluya, haleluya. Ngo hanyuma Hana aramubwira ngo ya, haleluya, ntabwo igihe cyanjye cyo kujya kiragera, kuko haleluya, haleluya. Reka nkubwire nshuti y'Imana, ibintu byarasohoye ariko humura, haleluya. Hasigaye itara ryo kubicanira mu biganza. Yongeye kubikora. Amen, haleluya, haleluya. Uyu munsi nawe kwibuke. Hari igihe yageze kukwibuka, hari igihe yageze kubikora neza, hari igihe yageze kubicishamo, haleluya. Hari abantu nibura baba bibuka ko hari ikintu Imana yageze kubakorera ngo urabyibutse, haleluya. Niba hari ababyibuka muhaguruke mutarera mushima Imana. Haleluya, abantu Imana yarinze amarira, mubarimo muhaguruka muterere Imana. Haleluya,
amena, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Abantu Imana yarinze gukorwa n'isoni baba ari bahaguruka bonyine batareruye. Amena, haleluya. Abantu Imana yarindiye mu bitaro bari bagiye kubakorera amaoperasiyo, bagiye guca ibihimba byabo by'imibiri bimwe, baba ari bahaguruka batareruye. Abo ngabo amena, haleluya, haleluya, amena. Abantu Imana yibutse igahindurira amazina bari barahimbwe n'abana b'abantu, baba ari bahaguruka baterera bashima Imana. Amena, amena, haleluya, haleluya. Impamvu mvuze abantu Imana yahindurira amazina, n'abana yamuhinduriye izina kuko yitwaga ingumba. Arangije mu gice cya kabiri cya Samweli, igitabo cya kabiri, aravuga ngo bari ingumba, ngo babyaye karindwi, abari haleluya. Imuhindurira izina ntiharakitwa ingumba, ahubwo yitwa umubyeyi, mama Samweli. Haleluya, haleluya, yitwa mama Samweli. Haleluya, haleluya. Nawe uyu munsi bakwite mama runaka, bakwite papa runaka. Haleluya. Abantu bashaka abantu hano muzamura ibiganza. Bashaka ba Samweli cyangwa se ba Samwelina simbizi. Cyitware mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ariko badafite abagabo nimuhaguruke, kuko ntabwo muza kuba ba Samweli baza mu miceri. Si byose. Baravuga ngo Hana na Elukana bavuye gusenga. Ba Elukana bari hehe? Barahari. Abafite ba Elukana uyu munsi Imana irabibuka ko mwaje gusenga. Mwizina Mana, mu izina rya Yesu nsengera abamama bahagaze imbere y'ubwiza bwawe, baje imbere yawe, baje kugushengerera, baje kukuramya, baje gusheje izina ryawe. Haleluya. Nubwo bafite ibyo bibazo, ariko uri Imana ikemura ibibazo, uri Imana isubiza ibibazo. Ndakwinginze ngo Mana, nk'uko wibutse hano, nabo bibuke uyu munsi. Haleluya, haleluya. Useze mu nda yabo icyo wavuze Mana. Ndemye abana muri izi nda mu bubasha n'ubutware w'amaye. Ndemye abana, abahungu n'abakobwa, ndemye impanga mu izina rya Yesu. Bazagukorera, bazaguhesha icyubahiro, bazavuga kuko ari ukomera kwawe. Urakoze kwinduye amateka yawe, urakoze kubikoze. Tugukoye amashyi mu izina rya Yesu. Amena. Twirukanye abazimu n'abadayimoni bateza ubugumba mu izina. Uyu munsi Imana ibibuke. Haleluya. Reka nkubwire, Hana yarabuze Samweli, ariko nubuze Samweli, ariko hari icyo ubuze. Turumvikana? Wowe Samweli ushobora kuba umufite udafite n'icyo umugaburira. Sibyo? Samweli ushobora kuba umufite yarabuze na school fees. Samweli ushobora kuba umufite unicuza n'icyatumye umubona, ukamera nka Hagayi ngo yahunze ngo kugira atamupfira mu maso.
sibyo? Amena, haleluya. Ibyo mbabwira murabyumva? Ahubwo izane Samweli imuzanane n'ibyindi byose, kandi uwo yamuhaye Samweli nimwe n'ibyo akeneye mu buzima. Niyo mpamvu ngo marayika ava imbere y'Abisirayeli inyuma yabo kugira ngo abere, haleluya, bariyeri ku banyegiputa bashaka kwegera Abisirayeli. Uyu munsi byashaka kukwegera, Imana izane marayika we bariyeri kugira ngo winjizwe mu masezerano yawe nta rwaserera. Amena, nta rwaserera y'abanyegiputa. Amena. Imana ikwinjiza mu masezerano yawe. Ngo yibuka Hana, ngo igihe kigeze imusoreza ibyo yamubwiye. Hari ibyo Imana yakubwiye, turaje tubisengere kugira ngo ibisohoze, ariko utakiri kumwe n'umunyegiputa. Ibanze ikura umunyegiputa wawe, hanyuma igusugeze muri Kanani yawe. Ese turi hamwe cyangwa mwatashye? Haleluya, 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 amena. Imana ikwibuke, yibuke itorero ryacu Siyoni, nanjye mpagaze nyibuke. Yesu nashimwe. Amena, haleluya. Kuko turacyakeneye twese kwibukwa n'Imana. Twibuke kandi turengere kubanzi. Amena, haleluya. Hari ujya avuga ngo nta mwanzi ngira, niba utamugira warakugira. Kandi yahagurukijwe no kugira ngo ibyo agambira ku mwanzi wari we wowe kugira ngo abisohoze. Wowe ukavuga ngo ntawe tufite icyo dupfa, ariko niba ntawe ufite mugira icyo mupfa, waragifite mugira icyo mupfa. No kuba unasenga ni ikibazo kuri we, no kuba unabayeho neza ni ikibazo kuri we, no kuba unasa gutyo ni ikibazo kuri we. Haleluya. Ariko nguwo Imana imugukureho kandi ishyiraho bariyeri mu izina rya Yesu. Ndumva hari ibintu Imana ishaka gushyiraho bariyeri inyuma yanyu, kuko imbere yanyu Imana rero nta kibazo gihari, ahubwo inyuma yanyu niho hari ikibazo, kuko abanyegiputa barabashaka kandi bashaka kubagirira nabi. Ariko Imana Nyiringabo y'isi iyo yaguhamagaye ikavuga ngo kugira ngo, haleluya, haleluya, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Uyu munsi Imana igutangirira ingabo kugira ngo, haleluya, ibyagwigaga n'ibyakurwanyaga byose bure agaciro. Imana yacu icyubahiro ariko. Amen. Yesu nashimwe. Papa, nushaka Imana icyubahiro, kuko Imana yakurinze kuba ikimuga cy'amaguru kandi ikimuga cy'amaguru. Ikindi cya kabiri, ko Yesu yakomangaho. Harimo ikintu kitavamo, ariko uyu munsi ntabwo uri bugitande humura. Amena. Amen. Amen. Kuko waje gusenga kandi ntabwo uri bugitande. Amen. Ikindi cya kabiri, Imana yakurinze urusasu rwo mu mutwe. Yego. Amakuru ndayafite. Amakuru arahari. Yego. Yo nirahabonera yandi. Amen. Yarakurinze. Niwahe icyubahiro se? Urumva n'amakuru wari uyafite. Yafite. So ubwa mbere ukizano? Ni ubwa mbere. Ahantu uzi? Ubwa mbere nkubonye. Ni ubwa mbere umbonye. Yego. Nanjye ni ubwa mbere. Amen. Ariko Imana mbwiye ngo nkubwire ngo uyizamura icyo yakurinze urusasu rwo mu mutwe rwa gukubita n'ugahita ushwanya ku mutwe burundu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Amen. Ikurinda n'amaguru yawe kugira ngo utagenda mu kagare bakayaca yose. Nta nubwo ari kujya ariko yabaye gukata. Yego. Bino byaje ibi byamaze ukwezi, ariko
ayo makuru nayo amaze imyaka 2 arimo ariyongera arirepeta. Amantuza amaguru amaranye amezi 2 ukwezi kumwe. Yego ndaryama bwacaka kirimo n'ikigo kubera kikagera naje ndya no kuza nacitse n'umugongo ariko ndabana byanze bikunze ndagenda. egera imbere hano gatoya ihagararaho nta kibazo. Amena. Amen. N'umugongo. Yego tugiye kugusenyera byose birangira no mugatuza hose aho umva kurya hose ntabwo turi butondagure kuva mu hasi ku birenge kugera ku mutwe ahubwo tugiye kugira gute tugiye kwirukana izo mbaraga ziri ku buzima bwawe zose. Amen. Amena. Amena. Amen. Mana data twese uri mu ijuru nsengeye umupapa imbaraga zose z'umwijima zamugendagaho ibitero by'abasimu n'abadayimoni izo mbaraga zashatse kumugira ikimuga muri aka kanya arazinanije izo zakoraga kuri aya maguru ibyo yarenze ibyo yakandagiye ibyo bamutaye n'ibyo bamushugunyeho ibyo byose mbitesha agaciro mpamagaye imbaraga zawe kuri aya maguru mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abazimu bose bakora kuri aya maguru ndabananije ndabirukanye bashubije kuzimu kwa Nyamutezi mpamagaye imbaraga zawe zibohora mu izina rya Yesu. Mana turagushima kwa murinze nura rusasu rwa rugiye kumena umutwe ariko Mana nukuru gakinga ukuboko ibyo byose turagushimye. Reka rero tukuragije ubuzima bwe mugirire neza wongere umwibuke wibuke uyu mugongo we wibuka mu gatuza ke mu izina rya Yesu. Umubiri wose Mana ubohora ibitero by'abazimu n'abadayimoni by'uburwayi ndabinanije katika jina Yesu Kristo wa Nazareti. Uri Imana ibohora urakoze kumukije umugongo urakoze kumukije muri aka gatuza urakoze kumukije aya maguru izina rya rihabwa icyubahiro tugukomeye mu mashyi tugushima. Haleluya. Amen. Banza wiyumve ko arawusigaye mu gatuza naho urumva biriho iryo jambo sinjya ndikunda biriho birarekura cyangwa byarekuye byarekuye natangiye kubohoka. Oya ndashaka wabohose ntabwo nabohotse ibyo nkeneye gusa. Amen. Niba ari ikikuboshye uvuge tugikureho. Oya nta kibazo ubundi umva meze neza. Imana iguhe umugisha. Amen. Nimwaye Imana amashyira. Haleluya. Baturutse aganaye Irurimbe Nihuba ni ubusobanuro warangiwe nande aha nigeze kuhaza mbere hakoramo Prophete Claude ariko ubundi naje nzi ko atakihari naje ubundi nagomba gusengera hakurya Nyamirambo nanjye naje n'umwuka wera wandaritse nge navuze ngo reka nze kureba itorero ryasimbuye uwahakoreraga gusa nuko naje none uhakorera imirimo n'ibitangaza birakoretse birakoretse kuko naje numva n'ahandi hirya barimo barasenga yaraguru ndagije nabango oya numva nshaka ko kuzanga yego amen amen haleluya amen Imana iguhe umugisha. Amen. Urumva yavuye ntuza Rurindo na ntuza na Gakenke hakunda kuva abantu benshi bafite amagini hari ahantu ni hatari ni kimwe na ntuza na Byumba ni Byumba ntuza Gicumbi barazi igihe cyose barazana kwa gatano babahuze aturere twose hano turaza n'intara zose nawe urumve waje umwuka yakuraritse rero agukora imirimo n'ibitangaza urumve rwose uragenda ukina amatavu yego sibyo cyane n'ubundi Imana iguma ntabwo bizanagaruka kuko n'ubundi ikibazo nari mfite byabanze bica uramo mama senga arimo yigisha nizereye muri ra jambo ko nari byagivuzo mbifite avuga ko harandi maboko ubona nayizereyemo no mukanya nabwo n'aka kanya nabwo ntuza ko byizereramo amen yego byizereramo nafashijwe nyahagera nawe yigisha nese numva mfashijwe ariko nkavuga ngo mana nanjye unkoreho nyuma bwo asengeye atanze message y'uriya mu mama nanjye mwizereramo
ngo nanjye akanjye kaguru nanjye gakire, nsaba ko ikimenyetso none Imana inkozeho, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mwumvise ngo uko yigishaga ngo anasengera nura mu mavuga ngo nanjye Mana ungire neza unkoreho, none gusenga kumviswe nigukozeho. Humura. Amen. Haleluya. Ngo Imana yibuka uyu munsi, nawe kwibuke gukoreho. Nirangiza ikora imirimo n'ibitangaza, nirangiza ihindura amateka, nirangiza. Haleluya. Haleluya. Abantu bahindura amagambo, kandi izo niyo message ndimo. Yesu nashimwe. Mama w'u Rwanda n'umwana wowe nyine niwe mbwira, haguruka nkubwire. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Ahimbaza. Uriho kubw'ubuntu bw'Imana. Uranyumva? Ndakumva. Kuko ibyaguhise ni byinshi, ariko Imana yarakwimanye. Ndabizi, barabimbwiye. Bande? Aho nagiye gusenga nabo barambwiye ngo ndiho kubera Imana. Nabo barabikubwiye ngo uri kubera Imana. Ubundi byaguhise byari byinshi, ntibyaye gutuma unigira hejuru. Urumva? Ndikumva. Ikindi cya kabiri, n'ubu ngubu Imana irambwiye ngo imbaza ziracyakuriho. Urumva? Ikindi cya gatatu, uhora uribwa mu gatuza. Haranje. N'ubundi haranje, ejo bundi nari nagiye kwa muganga kuhivuza. Wagiye kwa muganga kuhivuza? Yego. Uri buranywa imiti yawe? Yego. Ntiharakize ntiharakira? Ntabwo harakira neza, n'umugongo urandya naho ntabwo urakira neza. Humura, uravana ukize, humura. Amen. Urumva? Yego. Nushaka iyo miti uyimare, ntabwo muza kunywa imiti yo kwa muganga. Oya, uyinywe, ariko uravana. N'ubu wari warakurya? Handya gake, ntabwo hakinjya nka mbere nk'uko handya. Ubu ntabwo uri buhatane hakurya rero. Urumva? Yego. Ikindi usibye no mu gatuza, urwara n'umutwe umeze nk'uw'ibisazi. N'ubundi byigeze kumbaho narashaka umugabo narasa. Mwabyumvise? Byigeze kumubaho arasara atarashaka. N'ubu ngubu mama ajya mbaza ngo mwana wanjye ntabwo bicukura. Mumufashe uwo mwana. Hangane. Ngo tubwire neza ihangane, kuko amateka agiye guhinduka. N'ubundi narashaka umugabo nyiri umukobwa mu rugo, byambayeho bamfatira ku musoro. Byakubayeho urasa? Banjyana mu cyumba cy'amasengesho baransengera birakira. None ubu nabonye agahenge, nashatse n'umugabo ntago beruka kumba. Mama ajya ambwira ati se mwana wanjye ntago bikikubaho, nkamubwira ngo njya mu cyumba. Turabishyiraho iherezo. Urumva? Turabishyiraho iherezo. Hangane. Ngwino tugusengera Imana basi, ndarekera ibyo nta bindi ndi buvuge. Ndarekera ibyo nta bindi ndi bukubwire. Mana, mu izina rya Yesu ndirukana imbaraga zose zakoraga kuri umama, imbaraga z'abarungi, imbaraga z'abacwezi, imbaraga za nyabingi, imbaraga z'ibitega, imbaraga z'amahembe, imbaraga z'ibyo yariye, ibyo yanyoye, ibyo yatambutse, ibyo bamutaye, ibyo bamujugunye, ibyo bamwatuyeho, ibyo byamushaka kumusaza bikamurukankaza ku gasozi. Mu izina rya Yesu ndakubita hasi abo bazimu,
abo barunyi, izo mbaraga zo mu mashyamba, izo mu mazi, izo mu nyanja, mu izina rya Yesu ndababwiye ngo nimumurekure, ni umwana w'Imana, mu izina rya Yesu mbabujije uburyo, mbabujije amahoro, ndabirukanye, murekure ibyo byose, murekure ubuzima bwe, murekure umubiri we, murekure mu gatuza he, aha mwari mwicaye no muri uyu mutwe, mu izina rya Yesu ndavuze ngo musohokemo, musohoke, nimuzongere kugarukundi, mu izina rya Yesu mbabujije amahoro, mbabujije umutekano, mbabujije byose, imbaraga zawe zose nazinanije, imigozi mwamushimishiraga yose ndayiciye, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ari mu mugongo mwari mwicaye, nta mu gatuza, nta muri uyu mutwe, ndabirukanye, ibyo mwubace ndabishenye, mu izina rya Yesu umuriro w'Imana nubatwike, musohoke mumurekure, mugende kubabatumye, nimuzongere ku muntu ukundi. Urakoze Mana kumurinze, urakoze kumutabaye, urakoze kumushyiraho iherezo, icyo kibi cyane mu izina rya Yesu, amen. 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 Icyubahiro ni cyawe Mana. Ntabwo bizongera, humura. Yesu nashimwe. Kandi n'uwabiguterereje Imana yamunyeretse, ariko ntabwo shaka kumukuvugamo kuko uri kumwe na benshi mwazanye. Amen. To Imana yacu icyubahiro. Imana yibuka nawe uyu munsi, Imana ikwibuke kandi nirangiza ikurengere. Haleluya! Imbere y'abanzi bawe, imbere y'ibitagushaka, imbere y'ibitakwifuza, imbere y'ibitagukunda, Imana ikurengere. Sibyo muntu arya ni mama Moyeze. Mama Moyeze sibyo? Haguruka nkubwire. Yesu nashimwe. Nawe umaze iminsi ukubitwa inkoni? Yego. Muri iyi minsi ntabwo bimeze neza? Yego. Umaranye iminsi amarira gusa muri wowe? Nibyo. Nibyo. Umubabaro? Nibyo. Ndetse n'utuntu wajya kugeragerezaho simbizi, sinanatuzi nubwo tumaranye igihe, ariko nabonye iriba ryarifunze, amazi yarakamye. Yarakamye rwose, yarifunze, amazi yarakamye. Siko bimeze? Niko biri. Niko biri. Uri urasenga amasengesho y'agahato yo kugira ngo umve icyifuzo cy'ibyo uri usengera, ntabwo wigeze umicyifuzo. Sinzi ko nabo murimbana cyangwa se nandi ari wigeze wicyifuzo, ariko uri urasenga amasengesho kuvuga ngo ngarurijwe ibyanjye. Niko bimeze. Niko bimeze. Siyo masengesho urimo muri iki gihe? Yego. Kuko Satani yarakunyaze, yaranyaze, ariko urasenga. Rusikara baba ishikaramando. Ikindi cyakara umaze iminsi uribwa hano? Nibyo. Bamara igihe kingana iki? Amaranye ukwezi. Hakurya ntiwagiye kwivuza se? Oya, ntabwo nagiye. N'uwari warakurya haracyakurya? Ntabwo harimo hanjye. Ari wandavuga muri iyi minsi? Muri iyi minsi ntabwo hari kundya kuko ndaza mukasengera abarwayi ngahaguruka, ariko ntabwo biheruka kundya. Wizerera mu bandi? Yego. Uyu munsi reka noneho bishyirwe iherezo. Amen. Niba ibyo biba byarageze bibonye, ahubwo birihwengetse, hari ukuntu ikintu cyisinziriza. Birahwekereye. Byarahwekereye. Haleluya! Haleluya! Mana ishimwe. Amen. Hari n'abantu bakubwiye ngo reka mvuge kubera ko ni ibimenyetso ndongwa byo kuri Imana ivugana nawe. Barakubwa ngo nudahana bari abana bawe uzibonera. Yego. Yego. Ngo uzagira inama bari abana bawe. Nibyo. Cyangwa nawe bizakugerera ingaruka. Nibyo. Nibyo. Siko kandi n'abana bakuru. Yego. Hari umuntu wabimbwiye, Moyize ahantu abantu ni Mutwara Sibo, ngo yagiye guca urubanza, umugore aramuhamagara arambwira ngo wibivuga ntabyo dushaka. Haleluya! Wisarabota yabo. Haleluya! Mana ishimwe.
ntabyo dushaka, ahubwo uyu munsi Imana igutabare kandi ikurengere. Nanjye simba naniwe kuvuga ngo mbikire mu madetaye, ariko ntabwo ari ngombwa ngo abantu bose babyumve. Yego. Arishima. Ariko Imana Nyiringabo iraje kurengere. Haleluya. Kandi iraje koza umarira. Yego. Kandi iraje kumara uwo mwaba. Haleluya. Kandi iraje gukiza uburwayi bwo mu nda. Bonaga ari ibibyimba bigiye kuzamukira mu nda yawe. Ariko rosikarababa ishikaramando Uwiteka. Haleluya. Mbonye wese marayika ukora operation. Haleluya. Mbona kigwe n'imiryango. Haleluya. Mbona akubwiye ngo injira hariya. Mbona ugezemo urasetsa uranezerewe. Haleluya. Bisobanura ngo Imana ikuzanira ubutabazi bwihuse. Reka duhe Imana yacu icyubahiro. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Imana igire gute ibibuke kandi barengere. Yesu nashimwe. Sinzi ibyo ukora nawe, ngira ngo n'ubwa mbere nkubonye, ariko Imana imbwiye. Yesu nashimwe. Amen. 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 Yuko ari igitekerezo cya business ufite. Amen. Yego. Ariko utarageraho neza. Yego. Imiryango itarafunguka. Yego. Ariko irambwiye rosikarababashka ninizi wa yazegrere, kubera ko uyu munsi waje hano ukaba uyu munsi wicana Siyoni, Imana irambwiye ngo dore gufungura iyo miryango. Amen. Urumva? Kandi irambwiye ngo irakwaguye, yaguye imbago zawe. Irambwiye ngo ari abantu basa n'abagusuzuguye, basa naho sinzi ukuntu nabivuga gutyo, bakunda umuntu asuzugura yenda cyangwa agayundi mu bwenge. Yego. Yego. Ariko Imana ivuganye nawe nona ngo abo ngabo bazakugenda inyuma, ntabwo uzabagenda inyuma. Arakubwiye ngo dore. Haleluya. Amen. Nta nubwo bazigera bagushyikira. Amen. Imana. Ariko ubu bagira gutya bakongorerana. Urumva? Amen. Hari amakuru. Oya, gusa nyine mu kazi baba bashaka kugira ngo bandwanye bankureho, ariko bikanga. Bashaka bagukureho. Yego. Oya, Imana ifite imbaraga, ntibazagushobora. Kandi imbere yawe hari umugambi mugari munini, kandi Imana igiye gufungura yawagutse, aho utazajya ukenera abana b'abantu, ahubwo abantu bazajya bagukenera. Amen. Urumva? Amen. Nuwaguka kukurwanya ntacyo yagutwara, kuko ntumukeneye. Ubu udakeneye se yakurwanya gute? Uranyumva? Rero icyo kintu Imana igiye kugikora, kandi Imana igufunguriye. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Ingendo za hato na hato z'indege. Amen. Ntabwo ari izi modoka. Imana igiye wabiretse ukigera muri business ko ari ifite agaciro. Bambe ko ari Imana yo kujyanamo. Nibwa abo bana kugambanira ukava hari business zikomeye ziri imbere yawe. Amen. Kandi nawe wamaze gupanga, nawe muri wowe, ntabwo ndi muri plan zawe. Siko bimeze? Yego, niko biri. Siko biri? Yego. Ni ukorera indege za hato na hato. Nukuvuga ngo za hato na hato, sinzi ikinyarwanda kizi ko tuzivuga. Za buri kanya. Ni indege za buri kanya. Kandi uzaba ugiye kugira gute? Kuza n'ibintu. Abashaka baguhakweho. Amen. Amen. Abashaka bagire gute? Guhakweho. Kuko nuzinjira injiramo zizafasha benshi, kuko abantu benshi donc ni mu rwego rw'ubugrosiste cyangwa se bwo aryo byita ngo baba baranguza byita bake. Yangize ngo nani nibeshye. Jambo ry'Imana sikari ryaradutwaye takibuka terime yo hanze. Imana igumugisha. Amen. Imana ikunyatse ku buzima bwawe. Umvise? Yego. Rosikara baba ishkara. Imana ikuye abazimu n'abadayimoni b'inyatsi ku buzima bwawe. Amen. Ngo ari kubundi bijyahe cyangwa bigenda gute? Imana ikuyeho abazimu.
yego urumva amen se kwajyaga wisanga uvuga ngo se ngo nduzi ngo ntazi uko byagenze Yego. ngiye mu bandetaye Imana abazimu n'abademoni b'inyatsi Imana ibakuyeho Amen. uzajye utanga icya 10 n'amaturo urumve amen ijambo ry'Imana avuga ngo munjyagesha icya 10 n'amaturo ko nta mugisha nkaburaho mu kwisi rero nimwanga zavuma wa mufumo bohereze injyanyi n'akagungu n'ubuzukira sibyo amen Imana ikugirire neza Mana asengeye uyu mupapa imbaraga zamurwanye kandi azirwanije imbaraga z'abazimu n'abadayimoni b'inyatsi iz'amabrokaje nzirukanye ku buzima bwe ibyamurwanyaga ahakorera ibyo ndabirwanyije kandi umugambi mufite Mana ndakunyize ngo usoze nkuko ushoje hano ukavuga ngo igihe kigeze umusore isezerano reka na umusore isezerano umugire neza zira plan ze uba ari wo umugisha uba ari wo uzagura uba ari wo uzishyigikira uba ari wo uzishyira mu bikorwa urakoze kubikoze izina rya rihabwa icyubahiro ni mu izina rya Yesu amen amen ndumva ndangirije aho ngaho amen Yesu nashimwe iratwibutse abari hano tugire gutya iratwibutse amen sibyo mama kari iratwibutse kandi ubwo hari icyo mvuze Yesu nashimwe amen haleluya iratwibutse wumvise mama kari hari icyo mvuze nukuri dore aho nta satani ntazongera kuguriza amarira ntazongera kureka ibyawe imbwa n'imbwebwe zibyinshiramo arambwira sikarababa ishikaramando ngo iki ni igihe cyawe cyo guseka ni igihe cyawe cyo kunezerwa urumva ni igihe cyawe cyo kwinjira mu masezerano reka tugire gutya hari abariho bifuza ko nagera inyuma ngaho ndahageze Imana ibagirire neza sibyo ibagirire neza mwese bibuke sibyo ye wa mugabo wowe ureba abandi haguruka nkubwire Yesu nashimwe nuza hano iburasirazuba mu Mutara ugihumva cyangwa urahazi impamvu mbikubwiye nuko numvise hari imbaraga ziturukayo zijya ziza kukurwanya hari ikintu hazi oya hari nta kintu hazi uko uturukahe amajyepfo hari imbaraga zituruka mu burasirazuba ziza zikakurwanya impamvu mbikubwira iyo usinzira cyane ujya wumva ikintu kiyoroshe ku mutwe wawe yego ukumva kiragutse yego ku buryo no kwegura umutwe bikunanira yego ubundi ikindi kikubwira nuko buri gihe mu gitondo ubyuka amaso yatukuye bimeze ubusa yatukuye oya muramurebara mubona hari amaso atukuye afite ahubwo ngira ngo wanjye yatukura ariko niko ubyuka buri gihe ikindi cya gatatu uhora wumva itabiri kunukira iruhande rwawe yego yego kandi nta muntu uri urimo yego siko bikumerera ni imyuka ituruka ariya muri kiriya cyerekezo baguterereje rosikarababa ni n'izi waya zekerere somere ngo kugira ngo bakuburabuze bakubuze uburyo abagiye kuyizanayo simbazi ababigukuyeyo simbazi ariko iyo myuka irakurwanya ikindi cya gatatu kikubwira kurwanya hari yego yego aba yabaye ikikura umusore banumva ari kundya banumva ari kundya atarambuka neza akurya atarambuka neza kuko barashaka uzahinamirana uzikunja urumva ubuzima bwawe bukarangiriraho ariko Imana nyiringabo haleluya amen amen hari n'igihe wavuze ngo uzajya kwivuza mu bapfumu yego yego oya ntago nagiye warabivuze gusa abitekereje ariko uyu munsi Imana irakuvuye amen uyu munsi Imana iragutabara amen urumva ikindi cya gatatu ufite icyangiro Mana yanjye hari n'umuntu wigeze kukubwira ngo ndumva ntagushaka kukubona imbere yanjye arahari
barahari bakuzizaga iki wari ubagize gute ntacyo simbizi ariko barabikubwiye ni ukubera icyangiro reka tugusengere ndagarukiye kuri ibi Mana mu izina rya Yesu nirukanye imbaraga zose z'icyangiro zagendaga kuri uyu musore nirukanye abasimu n'abadayimoni bavuye muri bariya murasirazuba nanisha imbaraga zose zakoraga kuri we katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nakubitasa imyuka yose ndananiza gukora kwayo kose ndirukana imbaraga zose z'umwijima ndananiza ibitero byose aho byaravuye ko byangana kose imigambi byafite yose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mpamagaye Mana kubohoka kuvuye ahera hawe ubohora umubiri we ubohora ibitekerezo bye ubohora ibyo byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wirukana abasimu na dayimoni b'icyangiro ahubwo Mana umugire neza kugira umugisha ibyo yarenze ibyakana ibyo yatambutse ibyo byafashe kurarira amaguru akabyuka murya ibyo byose mbitwikije umuriro wawe w'ijuru mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti abo basimu n'abadayimoni bamugendagaho bagahorana nawe mu izina rya Yesu ndabirukanye ndabananije ahubwo natuye kubohoka natuye gukira urakoze kubikoze mu izina rya Yesu amen. Iyo myuka imeze nk'itabi n'abazimu n'abadayimoni bakugendagaho urumve amen. Imana bagirire neza reka mbwira message ndekera aho ngaho ntabwo muri ubona aho ngiye ni muhumure ko nahageze Yesu nashimwe naje kwibwirira umumama uyu nguyu amen. Yesu nashimwe amen. Turagusengera Imana uyu munsi bambe unonaha sibyo nabonye ari imbaraga zikurwanya zituruka mu gihugu cya Kongo uranyumva hari ikintu hazi yo zituruka muri Kongo ni umuntu wakugiriye ajya kugucishirizaho ibirozi niyo mpamvu uhora wumva usa n'ubyimbaganye mu nda cyangwa se hano mu mbavu kumva uri urahorana ikintu kimeze nk'ikibazo uranyumva kumva mu ndawe nano mu mbavu ntameze neza bigatuma utashaka no kurya ukabura peti uranyumva siko bikugendera utambwira se siko biri ariko uyu munsi Uwiteka gukora izo mbaraga z'umwijima ikindi cya gatatu ukunda nawe kumva imisonga mu mutwe yego cyo nakimana rakigukuraho ikindi cya kane ukunda simvuga ngo ugikunda kugira ikibazo mu mavi amavi yawe yes siko bimera muganga arabimbwiye muganga arabimbwiye na muganga arabikubwiye aciye igihe kingana cyabikubwiye acenga amezi 3 aciye amezi 3 ngo njye nkora siporo ngo njye nkora siporo ngo njye nkora siporo ngo uzajye ukora siporo niho bizarangira uyu munsi Imana irayigukorera mu izina rya Yesu ikureho ubwo burwayi bwose sibyo kandi Imana irabikora iriya myuka yakuzagaho ntabwo izongera kugaragaruka ukundi urumva amena amen haleluya amen kandi Imana igukize mu gatuza kawe cyane cyane mu buryo bwo guhumeka urumva yego ndi kubyumva hari ikibazo wafiteho nigeze kurwara ibere ugeze kurwara ibere Imana igukize ishyire iherezo mu izina rya Yesu atumusengera Imana ndabona Mana mu izina rya Yesu nirukanye buri imbaraga yose iriya myuka iturukara muri Kongo yagendaga rosi karababashikaramando ikambuka iriya kiriya kivu ikaza imushakisha muri aka kanya nyitesheje agaciro muri aka kanya ndayinanije mu izina rya Yesu abagiye kuyizanayo abagiye kwicishirizayo
bakayimuzanaho mu buzima bwe. Muri aka kanya ndamusengeye, izo mbaraga zitesha agaciro abo bazimu n'abadayimoni buje agaciro, abari bafashe muri amavi mu izina rya Yesu, abari bafashe muri aka gatuza, abari bafashe muri uyu mutwe, abo bose ndabananije. Mpamagaye imbaraga zawe zibohora, mpamagaye imbaraga zawe zikiza, mpamagaye imbaraga zawe zindura amateka. Yaje imbere yawe Mana, nanjye warambwiye ngo nzambikaho zamana ukubikore. Ndagushimiye kuko Mana ubikoze ukamuhuye, nanjye Mana rakumviye, murambitse biganza. Mana ukira muri byo, uhindura amateka ye, urwanya ibyamurwanya, uhiga ibyamuhiga, uhagurukira ibyamuhagurukira. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mushyize mu burinzi bwe n'ubwishingizi bwawe. Urakoze kubikoze, urakoze kumutabaye, urakoze kushyize iherezo kuri ubu burwayi n'ibitero. Izina rya rihabwa icyo ni mu izina rya Yesu, amen. Reka duhe Imana yacu icyubahiro. Ese irakora cyangwa ntikora? Tuyihe icyubahiro nibikora. Ese irahari cyangwa ntihari? Amen. Irahari mu izina. Reka tusoze mbabwira ngo Imana irabibutse. Amen. Uzi impamvu ngufasheho, uzi impamvu ngukozeho, nuko nari numvise ijambo rivuga ngo nanjye ubwanjye nawe icyo ndwaye. Ngo nanjye ubwanjye nawe icyo ndwaye. Ukumva gusa none se byo nabyumvise ko nyine yuko ujya ubivuga, ariko utazi urwaye Imana irabizi, ibikureho mu izina rya Yesu. Ishyire iherezo mu izina. Icyo cyaguteraga ikibazo ukavuga ngo nanjye njya nibaza ibyo ndwaye, ntuzongere kucyumva ukundi, ahubwo Imana ishyire iherezo mu izina. Ahubwo uzayivuga ngo nagushima Mana ko wabirangije. Mana sengeye umumama, ibyo byose yagiraga ikibazo, we ntujye uyoberwa, ntujye unajijinganya. Ndakwinze ngo byose uhere ku cyambere ukagera ku cyanyuma, ushyire iherezo mu izina. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. Abarwayi mu Imana icyubahiro ko mukize. Abarwayi mwese muzamure Imana icyubahiro ko mukize. Amena, kuko iratabaye. Abafite ibibazo namwe mu Imana icyubahiro ko ibibutse ikabibatabaye mu izina. Imana ibaho umugisha. Rero reka mbasengere mwese. Mana data twese uri mu ijuru, nsengeye buri wese urwaye uri hano, indwara arwaye yose ndagushimiye ko umukirije ukawushyize iherezo. Ngushimiye ko afite ibibazo byose ubabereye ibisubizo. Ngushimiye ko afite intambara ubarwaniriye. Ngushimiye ko wabuze uko bagira ubagiriye neza ukabacira inzira. Ngushimiye n'ibitangaza byawe wakoreye. Urakoze byose Mana, ndabizi neza ko birangije kuboko kwawe kwavuze ngo urabibutse kandi urabatabaye. Tugukoma amashyi tugushima. Icyoro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Nimwakire umugisha w'Imana mu izina. Imana ibagire neza.